umushumba uza kutwigisha we arahari twamubonye, ese hari abandi bashumba baba bari hano ngo tubakire? ndabona handitseho Angelique ariko sinzi niba ari Pasteur Angelique. Yego turahari inshuti. Mudusuhuze mutwifurize n'umwaka mwiza. Shalom toro ry'Imana. Amen. Amen. Abasuhuje. Imana ibishimire duhana umugisha uyu mugoroba. Kandi uyu mwaka uzatubera umwaka wo kwaguka mu mwami, umwaka wo guhishurirwa Yesu, niryo jambo riri ku mutima wanjye. Igihe Mose yari amaze kubona ubwiza bw'Imana ntigeze abumenyera, yagumaga avuga mwami ngereka ubwiza bwo mu maso hawe kugira ngo nkomeze urugendo. Rero ibanga ririho muri uyu mwaka ni uguhishurira Yesu mu buryo bwimbitse, mu buryo buri personnel, mu buryo bwawe bwite. Apana uko wamubwirije, apana uko wamubwirijwe, apana uko wamwumvise, apana ibyo yagukoreye, ahubwo urundi rwego rushya rw'ubundi bwiza bwe, izindi mbaraga nshya, kuko ni mugari, ni munini cyane. Ngo nitugera no mu ijuru tukabana nawe iteka, tuzajya duhora dutangazwa no kubona imirimo y'Imana, mu bwiza bw'Imana, icyubahiro cy'Imana. Nk'abakerubi n'abaserafi bahora bavuga ngo Mana urera, Mana urera, bahindukira bakabona Imana irera, bagaruka bakabona Imana irera, itabakijije indwara, itabambitse, itabishyuriye amadeni, bakabona Imana irera, bakabona Imana irera. Imana itugirire neza kugira ngo natwe duhishurirwe Yesu bundi bushya muri uyu mwaka, kandi bizavana n'inyota umuntu wese afite. Kandi numara kumenya Yesu, izindi bezuwe zisanzwe zo mu buzima busanzwe ni ukuri bizaba ari ibintu byoroheje cyane kubibona no kubigeraho. Yesu aduhana umugisha. Ndabakunda, umugoroba mwiza kandi umwaka mushya muhire. Amen. Yesu aduhana umugisha kandi nawe Yesu aguha umugisha, ukomeze kukwagura. Nta wundi mushumba uhari kugira ngo rero tuze gucunguza uburyo umwete. Twese turahari, turifuza twese kuba twagira ikintu twavuga. Nifuzaga ko twabyandika muri message, wenda nyuma y'umwigisha twaza kuza kubisoma, umuntu akandika muri message akadusuhuza, akatwifuriza umwaka mwiza. Ntabwo ari itegeko, ariko ubishaka yadusuhuza akatwifuriza umwaka mwiza muri message. Niba hari umuntu uje ari ubwa mbere, ndumva we kamemu twamwakira. Nta muntu uje ari ubwa mbere. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Nitwa Ryamukuru Dusabimana y'Iminata. Amen. Nari maze iminsi mbasha kuboneka, ariko gahunda ni narayimenye. Nari nje kandi nifuza gukomeza kubana namwe. Mwami Yesu aduhana umugisha. Yesu aduhana umugisha. Irimine uje umwaka ugitangira rwose, utangiye neza kandi ugisemo neza. Hano ni mu bikari bya Yesu, kandi tujya tuharira tukahungukira tukamererwa neza. Nawe rero Yesu akomeze aduhana umugisha kandi azaduhana umugisha. Amen. Umuntu ufite ahantu hari urusaku rwose yakubabarira akafunga mikoro. Nagize ikibazo, umuntu ari kugira ngo se ntabwo byakunze, tuze gutungana na za mikoro zacu. Ufite inote irimo imibare umuntu uri ahantu rwose mucunge na mikoro zanyu, twese tuzikunda nk'uko byadufasha. Yayikuyeho, ari wayigaruyeho. Reka twakira umushyitsi rero. Ntabwo ari umushyitsi, ni umusangwa, ni umushumba wacu dukunda rwose, uhora yifuza kuganira natwe uko tubimusabye. Ntabwo ajya aseta ibirenge rwose. Tujya tugira umugisha wo kugira abashumba badukunda, bakunda intama. N'iri naryo nishimwe dukwiye gushima Imana pe. Mu ntangiriro z'uyu mwaka babanye natwe umwaka ushize, ntabwo bigeze baduta, ntibigeze binubira kubana natwe, ntabwo bigeze bareba ku kintu icyo ari cyo cyose.
n'uyu mwaka niko bimeze. Umushumba wacu rwose agiye kudutangirira umwaka. Imana imuha umugisha kubwo kwemera kubana natwe, ko kubana n'intama, kandi ibintu ajya tugaburira bijya bidufasha, bikadufasha muri uru rugendo. Imana imukomeze imumwagure cyane kandi imuhe umugisha. Reka tumwakire, reka mbanze musengera Imana, hanyuma ahite aza atwigisha. Ubwo wenda batamumenye aranatwibwira, ariko we nka Irimine uje bwa mbere niwe hari waba atamuzi. Reka dusenge. Amen. Umushumba wacu reka dusenge Imana. Ngaho musengera Irimine, musengera Imana ubw'umuntu. Mana data twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu turaguhimbaje. Uri Imana nziza, uri mwiza wagutegereje ndetse n'ubugingo bwo gushaka. Mu izina rya Yesu natwe duteranye gutya tugushaka. Mu izina rya Yesu imitima yacu igufite inzara, nk'uko impara yahagira ishaka amazi, niko imitima yacu igushaka, niko ikwifuza ku manywa na nijoro. Mu izina rya Yesu dusengeye umukozi ugiye kutuganiriza. Ayi data wera wo mu ijuru, reka imbaraga z'ijuru zimugote, umwuka wera aganze muri we. Mu izina rya Yesu kugira ngo mwami umwuka wera akomeza amwongorera, afate ku butunzi bwo mu ijuru, afate ku byo wateguye kutuganiriza, nuko bitubwira bitugezeho, abinyuze muri we. Mu izina rya Yesu kandi imitima yacu reka ntituze kwakira ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu ijambo ryawe rizana impinduka, ijambo ryawe rikora imirimo ikomeye mu mitima bagiye kuryakira bose. Ibyo tubisabye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Murakoze cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbaze. Haleluya. Amen. Shimye Imana kubw'uyu mwanya mubonye wo gusangira namwe ijambo ry'Imana, kandi ndabashimiye rwose kumpaye amahirwe yo kuganira iby'Imana. Ntabwo mbifata nk'ibisanzwe, ni ubuntu Imana ibitugiriye, kuko ntabwo ntekereza ko hari umuntu, baba abo tuziranye, harimo abo tuziranye nka Irimine, nanjye ndamuzi nk'uko yari abivuze, n'abandi hari abo nabonyemo bandi tuziranye, abo tumaranye iminsi twamenyaniye ahangaha, ariko n'abo tutari tuziranye. Amazina nk'uko babivuze, nitwa Aimable Nkuranga, umupasiteri mu itorero rya ADEPR hano i Kigali Nyarugenge, muri shapeli ikoresha indimi z'amahanga, Service International ya ADEPR Nyarugenge. Aho niho mbarizwa. Hanyuma nishimiye kubana namwe. Narimo mvuga ko ari umugisha w'Imana, ntabifata nk'ibisanzwe, ahubwo mbifata nk'ubuntu bw'Imana, kuko abaje gusengera ahangaha ntabwo ntekereza ko hari n'umwe wahagurutse ari uko aje kumva Nkuranga, ahubwo duhaguruka tuje kumva ijambo ry'Imana, duhaguruka tuje gusenga Imana, kuyibwira ibyacu, kuyishimira ibyo yadukoreye. Hanyuma kugira umugisha rero wo kuba ari wo utoranywa kugira ngo umuntu asangire ijambo ry'Imana, aganiriza abandi, ni ubuntu bukomeye. Njye mbifata Imana nyirizina iba yaciye mu bantu igatanga ubwo buryo. Ndabishimiye, kandi n'abayobozi ba hano b'uru rubuga dusengeraho nabo ndabashimiye. Nanone by'umwihariko kuba icyumweru cya mbere kibanza cy'uyu mwaka wa 2026 ari njye mwashimye guha, nabyo biranejeje, kandi ndasabye ngo Imana yo mu ijuru ibahe umugisha ku bw'ibyo. Amen.
mwese mboneyeho kubifuriza umwaka mushya muhire kuko tukiri ku ntangiriro. Uwiteka azabahemo ibirenze ibyo mwifuza, kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo ibasha gukora cyane ibirenze ibyo dusaba. Mu cyongereza tuvuga ngo can do exceedingly abundantly, ibasha gukora ibisumbye kure ibyo tubasha gusaba. Ni ibyo ubwonko bwacu buhingukiraho bubasha kugeraho, ariko Imana yo ibyo ishoboye biri kure hejuru cyane harenze ibyo ngibyo. Imana rero ibasha gukora ibyo, ibarengereza ibyo musaba, ibatsindagirire, ibacugusirize mu izina rya Yesu. 2026 uzabe umwaka w'amashimwe asimburana n'andi mashimwe. Tuva mu bwiza tujya mu bubi mu izina rya Yesu. amen. Reka rero dusangire ijambo ry'Imana. Numva Imana yashyize ku mutima ko kuva bakima gahunda yuko tuzaganira ijambo ry'Imana, nasenze Imana numva ijambo rinje ku mutima. Ni ijambo turi busome mu gitabo cy'Itangiriro, ibice byaho 17. Nyuma yaho turi busome no mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Hanyuma mu minota mike tuganire kuri iryo jambo, hanyuma tuze gusenga, na nyuma mwibuka ibyo umuyobozi yatubwiye. Umuyobozi wa gahunda yavuze ko ufite icyo ashaka kwandika, yaba komantere ku nyigisho, yaba ishimwe, cyaba se n'icyifuzo cyo gusengera, yavuze ko ufite icyo ashaka kwandika akinyuza muri ahangaha ho kwandika muri chat kuri Zoom. Hanyuma nyuma y'uko tusenze, nyuma y'inyigisho akaza kubinyuramo. Ubwo nari ngeze ngo nonge ijwi ryanjye kurye, hanyuma turushaho twese kugubwa neza turi imbere y'Imana. Nayo mvuze ngo reka dusome mu byanditswe byera, igitabo cy'Itangiriro, ibice byaho 17. Turasoma umurongo wa 5 n'uwa 6, twongere dusimbuke dusome ku murongo wa 15 tugeze ku wa 19. Reka kugira ngo menye ko turi hamwe, menye ko ibyo mvuga birimo kubasha kubageraho. Reka umuyobozi wa gahunda adusomeraho hantu. Itangiriro 17 kuva ku murongo wa 5 n'uwa 6 n'umurongo wa 15 kugeza ku wa 19. Karibu. Yego. Tumva umuyobozi atabonetse. Yego, nta kibazo, wakomeza. Yego. Murakoze cyane. Itangiriro 17 umurongo wa 5 haravuga ngo, kandi tuzitwa ukundi Aburahamu, ahubwo wiswe Aburahamu kuko kugize sekuruza w'amahanga menshi, kandi nzakororotsa cyane, nzatuma amahanga agukomokaho n'abami bazagukomokaho. Amen. 15. Yego, 15. 15 aravuga ngo, Imana yongera kubwira Aburahamu ati, Sarayi umugore wawe ntukamwite ukundi Sarayi, ahubwo ujye umwita Sara. Nanjye nzamuha umugisha, kandi nzaguha umwana w'umuhungu kuri we. Nzamuha umugisha kuko kandi azaba nyirakuruza w'amahanga. Abami n'amahanga bazakomoka kuri we. 17. Maze Aburahamu arubama arasenga, aribaza ati araseka
aribaza ati mbese umwana uzabyagwa n'umaze imyaka ijana abose? Kandi na Sara umaze imyaka 90 azabyara? Hanyuma 18, Aburahamu abwira Imana ati icyampa Ishimayeli akabaho ari imbere yawe. Amen. 19 kavuga ngo 19 twasome naho. Yego. 19 haravuga ngo Imana iramusubiza iti ahubwo Sara umugore wawe niwe uzabyaraho umuhungu, uzamwite Isaka, nanjye nzakomeza isezerano ryanjye nawe ngo ribere uruzaro ruzakurikiraho isezerano ridashira. Amen. Amen. Mane gumugira. Reka dusome nanone mu gitabo cya kabiri cy'Abami kugira ngo dusoze aho dufite gusoma. Turasoma igitabo cya kabiri cy'Abami ibice byaho bitatu. Turasoma umurongo wa 16 n'uwa 17, hanyuma dusimbuke dusome n'umurongo wa 20. Nyuma yaho tuganire kuri iryo jambo. Reka nanone wadufashaga yongere adufashe. Abami ba kabiri kuvuga 3 16 na 17. Yego 16 aravuga ngo arahanura ati Uwiteka aravuze ngo ururimi ruzarugora. Arahanura ati Uwiteka aravuze ngo nimukwize iki kibaya mo impavu kuko Uwiteka agize ngo ntimuza kumva umuyaga, ntimuza kubona n'imvura, ariko iki kibaya kizuzuzwa amazi, munywe mwuhire n'amasho yanyu n'imikumbi yanyu. 18 icyakora turageza kuri kangahe? Reka dusimbuke dusome 20. Yego 20 aravuga ngo bukeye bwaho igihe cyo gutamba cyenda kugera, babona amazi aratemba aturuka mu nzira ya Edomu, nuko igihugu cyuzura amazi. Amen. 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 Imana iguhe umugisha. Kandi nabwe bene data mwakurikiye, Imana ikomeze kubaha umugisha. Iri niryo jambo nifuza yuko tuganiraho. Ari ibingibi dusomye mu gitabo cy'Itangiriro, ari n'ibidusomye mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Ni ijambo numvise Imana yashyize ku mutima. Ntago nagizemo akanya ko kuvuga ngo mbihe titire runaka, mbihe teme runaka. Ubwo namwe muri bufatanye nanjye kumva iri jambo, wenda muri bumfashe kubiha teme ukurikije uko wumva icyo Imana ikuganirije muri ryo. Ariko ni ijambo numva nasengeye kandi nasabye Imana ngo ribe rijyanye na audience turi kumwe. Harimo abantu bakuru n'abato, harimo aba hafi n'abakure, harimo abo tuziranye n'abo tutaziranye. Ariko nubwo tutaziranye, Imana inzi, Imana yampaye iri jambo, ni Imana ikuzi, kandi ni Imana yari ibizi ko uri buze gusenga muri uyu mugoroba. Ni Imana yari ibizi ko uri buhure n'iri jambo. Ndimo ndavuga ku mugoroba, ariko nkongera nkibuka ko ibice bitandukanye by'isi turimo hari abashobora kuba bakurikiye uyu mwanya kuri bo hakiri ku manywa. Aho nicaye i Kigali mu Rwanda muri iki gihe ndimo kuvuga iri jambo, biranashoboka ko hashobora no kuzagira uryumva nyuma, kubera ko
nabonye hari uburyo buhaba bwo kurikodinga no kuba byakoreshwa ikindi gihe, nabyo ni byiza. Ariko narimo mvuga ngo ni Imana ikuzi, ni Imana kandi yakuganirizamo kurusha uko ngewe nshobora kubitekereza. N'abo tuzanye ubwabo ntabwo namenya icyifuzo cy'umutima wawe, nta nubwo namenya icyo Imana ishaka gukora mu mutima wawe muri uyu mwanya, ariko Imana yo irabizi, Mwuka Wera arabizi. Reka rero tuganire kuri ibi byanditswe dusomye. Ahambere dusomye mu gitabo cy'Itangiriro mu nkuru z'umugabo witwaga Aburamu. Uyu munsi amazina ndumva nifuza yuko tuza kuyatindaho. Naho twasomye hari ahantu Imana yahinduye amazina. Aburamu ni umwe muri ba sogokuruza bo kwizera, ni umwe mu bantu ba kera, ni umwe mu bakomotsweho n'ubwoko bwa Isiraheli, ni umwe mu bantu bahamagawe n'Uwiteka, yumvira Uwiteka. Imana imuhamagara yamusabye gusohoka iwabo akava mu nzu ya se. Yari afite abandi bavandimwe bavukanaga, ariko bavugwa inkuru igitangira, ariko nyuma yaho ntabwo bagarukwaho kubera ko Imana yamucomoyemo iramuhagurutsa. Cyakora ahagurukana na mwene se wabo babasha kugendana. Ava mu nzu ya se rero, Imana yamubwira ngo agende akurikire ubuyobozi bw'Imana gusa agere mu gihugu Imana izamwereka. Iwe igice cya 12 cyo muri iki gitabo cy'Itangiriro, naho ngaho ahamagarwa akabwira gukurikira Imana. Aburamu arahaguruka, arumvira, aragenda. Kandi Aburamu ahamagarwa yabwiwe n'Imana ko izamwagura. Agihaguruka rwose Imana yamubwiye ngo nzakwagura, ngo nzaguha umugisha, nzaguhindura umugisha. Akitwa Aburamu. Nahoze mvuga ngo amazina turi buyatindeho, nawe iyo nuance uko kuntu ari ayo yitwaga mbere, ari nayo yitwaga nyuma, ari n'ayandi amazina ndumva ari central, ari kimwe mu bintu ndi bwibandeho muri uyu mwanya turi bumare tuganira. Akitwa Aburamu, Imana yamubwiye ikimuhamagara, yamubwira ngo izamwagura, izamuha umugisha, izamuhindura umugisha. Yavuga ngo n'abakwifurije umugisha ubwawo bazawuhabwa, ngo uzatinyuka akakuvuma niwe bizagarukaho. Yabwirwaga agihaguruka, abwirwa ko azaba ishyanga rikomeye, hanyuma aragenda, ariko ntibyahita biba. Inshuro nyinshi Yesu niwe wavuze ngo hahirwa uw'ibye bitazagusha. Narimo avuga amaze gusubiza abari batumwe na Yohana Umubatiza ngo ugende tubarize ngo wa muntu, kandi Yohana Umubatiza uwo niwe wari waramuhamije. Hanyuma ariko ibihe bimugoye, ari mu buroko, bimeze nabi, atuma abantu aravuga ngo mugende mumbarize niba ari we cyangwa niba tugomba gutegereza undi. Kandi Imana yari yaranyuze muri we, aravuga ngo nguyu, aranavuga ati uyu nguyu ntabwo ubundi nakabaye nemera ko ambatiza, ariko ntabwo nakabaye ntinyuka no kumubatiza, ariko ubwaje nuko. Murabizi inkuru zo kwa Yohana Umubatiza. Narimo nshaka kuvuga yuko hari igihe ibihe ibyo twabwiwe n'Imana, hari igihe ibihe bijya bibihinyuza. Kwa Yohana Umubatiza byarahinyujwe, ariko no kwa Aburamu yari yahamagawe n'Imana, arabimenya ko ari Imana, ndetse amenya kuyikorera hakiri kare, kuko aho yageraga hose yahitaga ashinga igicaniro akayitambira igitambo. Nuko Imana iramunezererwa, agendana. Ariko ibyo yabwiwe byo kuzakomezwa, byo kuzahabwa umugisha, byo kuzahinduka ishyanga rikomeye, ntiyahita bibona. Imyaka iragenda irihirika, imyaka iragenda isimburana n'indi. Umwana abereye se wabo wari usigaye ari imfubyi, kuko umuvandimwe we wamubyaraga ari we witwa Loti. Uwo mwana arakura, baragendana,
baratunga, Imana ifungura imigisha y'ibindi, ifungura imigisha y'ibifatika, ibahera umugisha mu matungo, baratunga, baratunganirwa, barorora, birororoka. Imana imuhera umugisha no mu bindi, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko n'amafaranga ntabwo byari amatungo gusa, ntabwo byari imikumbi y'inka n'intama n'ihene n'indogobe n'ingamiya n'ibindi gusa, ahubwo ngo no mu mafaranga, ifeza n'izahabu nabyo ngo yabaga abifite ku bwinshi. Mu bice 13 byo muri iki gitabo cy'Itangiriro niko hatubwira ko ngo n'amafaranga yari ayafite ndetse menshi, ngo akagira n'abantu abagaragu babagiwe nabo bari benshi. Bibiliya ntabwo tubwira umubare, ariko hariho, iyo ukurikiye inkuru ya Aburamu n'uburyo yagendanaga n'Imana, hari ukuntu wumva rwari urugo rukomeye, kubera ko hari igihe yaje kumenya ko uwo mwene se wabo, uwo muhungu we abereye se wabo, aza kumenya ko ibye byanyazwe, aza kumenya ko yanyaganywe n'amatungo ye, yanyaganywe n'abagaragu be, yatwawe, kandi yari yatwawe n'igitero cy'abami bakomeye. Hanyuma ngo Aburahamu ahagurukana n'abagaragu biwe, ahagurukana n'ingabo ziwe mu rugo. Ubutunzi yari afite bwatumaga niwe ahagira abagaragu ndetse benshi bavuyemo igitero kijya kugaruza Loti n'ibye. Ni inkuru ndende, ni inkuru ndende, mbashishikariza gufata akanya namwe ko gusoma, kandi abizi abenshi muri mwebwe musanzwe muri abasomyi ba Bibiliya, ntabwo ntekereza ko ari bishyashya, ariko icyiza cy'ijambo ry'Imana n'ibyo wasomye, n'ibyo usomye kangahe, iyo uyobowe n'umwuka w'Imana hari igihe byongera bikakubera bishyashya, ukumva Imana ikuganirijemo. Nahoze mvuga ngo amazina ndajya nyagarukaho, yatangiye yitwa Aburamu, kandi Aburamu ntabwo ryari izina ribi. Ariko Imana yashatse kugera ahantu irihindura kugira ngo irihuze neza n'icyo ishaka, inashimangire icyo yamuvuzeho, inashimangire icyo imugambiriyeho, nubwo ibihe yari arimo anyuramo byageze ahantu bimuhinyuza akabona yuko bitageze. Aburamu ngo ubundi rivuga umubyeyi ushyizwe hejuru, mu cyongereza ngo ni exalted father. Ni umubyeyi ushyizwe hejuru. Nicyo Aburamu ryavugaga, ntabwo ryari ribi rwose, ariko kuko Imana yari yamuvuzeho ko izamugira ishyanga rinini, nubwo ubutunzi bwagwiriye, nubwo amatungo yororotse, nubwo ifeza n'izahabu yari atunze byagwiriye, nubwo abagaragu bamukoreraga bagwiriye bakagera aho baba nk'ingabo rwose zishobora no kumurwanirira, ariko nta mwana yigeze abasha kubyara mu busore bwe. Mu busore ndavuga agishakana na Sarayi, bashatse urubyaro bararubura, bagasenga Imana, bagatanga ibitambo, niko Bibiliya tubwira, ariko urubyaro ntibarubone. Loti umwana bari bafite abakurira iruhande, aba umusore, aba umugabo, nawe agera ubutunzi bwe buragwira, buba bwinshi, ariko Aburamu na Sarayi batarabona urubyaro. Bigera naho ubutunzi bumaze kugwira ku mpande zombi, kwa Aburamu no kwa Loti, bigera naho inzuri zitangira kuba abana nkeya, hatangira kuba amakimbirane, bakajya bashwana abashumba bo kwa Loti n'abashumba bo kwa Aburamu, bigera aho bemeranya gutandukana. Ntabwo ndi bubijyemo, ni inkuru ndende, ariko nagira ngo nkubwire ngo kuba waravuzweho n'Imana, kuba ikugambiriyeho ibyiza, ntibivuze ko utazahura n'ibikomeye, kubera ko tukiri hano mu isi, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo tuba dufashe igihe mu ntambara. Nabo bafashe igihe mu ntambara, igihe cyo gutegereza icyo Imana yabavuzeho. Kandi ijambo ry'Imana, buriya hari igihe Imana igukorera ikintu ikaguha no kunyurwa. Hari igihe Pawulo iyo yajyaga avuga ibyo gushaka no kudashaka, wumvaga rwose ari umuntu wanyuzwe nabyo.
ariko kwa Aburamu na Sara bo bari bafite icyifuzo cyo kuzabona urubyaro, ariko ntikigiye mu bikorwa. Bigera n'aho atangira kubona ko gusaza byaje, bigera n'aho atangira kubona yuko ibyiwe wamugisha bya bindi byagwiriye ibyo ngibyo by'ubutunzi, atangira kubona ko bizaragwa abandi, ariko ko nta muntu ukomoka mu rukigi rwe uzabasha kubiragwa. Yashoboraga kubiha uwabereye se wabo, ariko nawe Imana yari yaramwihereye ibye ku buryo abona bitakiri ngombwa, ahubwo atangira gutekereza ko umwe mu bagaragu be wavukiye aho ngaho ari we ushobora kuzabiragwa, kugeza aho ari imbere y'Imana, Imana imuvugaho ibyiza, Imana imubwira ko ari umugabo ukunzwe, ko ari umuntu wagiriye umugisha k'Uwiteka. Aravuga ati ndagira umugisha k'Uwiteka ntese kandi ubona ukuntu nshaje n'ibyanjye bikaba bigiye kuragwa udafite aho ahuriye nanjye, uwo tudahuje amaraso, kubera ko ari umugaragu gusa wavukiye iwanjye. Imana yongera kumuhamiriza, iramubwira ngo uzaragwa ibyawe n'ukomoka mu rukigi rwawe. Haleluya, amen. nshima Imana ko ari Imana ivuga igasohoza. Ntabwo ikenera inkunga y'abandi bantu ngo wenda tuvuge yuko hari abantu bayitengushye, ahubwo ijambo ryayo rirarema, ndetse ibyo tubonesha amaso, ibyo tuzi n'ibyo tutazi, ibiriho, ibihambaye, ibyo twifuza tutabasha gushyikira, ibyo byaremwe n'ijambo ryayo gusa. Yaravuze ngo bibeho, bibaho. Ikirere abahanga biga bakandika ibitabo, amabibiriyoteka kuzura, imyaka igashira indi igataha, amajenerasiyo agahereza ayandi bakirimo kukiga batararangiza ibyacyo. Icyo ngicyo cyaremwe n'ijambo ry'Uwiteka gusa. Isi n'ibiyuzuye byaremwe n'ijambo ry'Uwiteka gusa. Ntabwo ikeneye inkunga, ni Imana yihagije, ni Imana ishobora byose. Ibyo yavuze kuri wowe no kubikora izabikora. Haleluya, amen. Urugendo rwa Aburamu na Sarayi umuntu yarwigiramo ibintu byinshi. Hari igihe nubwo bari bafite ubutunzi, ariko hari igihe igihugu barimo cyaje guteramo amapfa, babona ntaho bazabasha gukomeza gutungira amatungo yabo, bahitamo gusuhukira bajya muri Egiputa. Ariko ngo kubera ko Sarayi yari mwiza, Aburamu yigira inama yuko ngo bagenda, akavuga yuko ari mushiki we atari umudamu we, kugira ngo batazamutsindaho. Byari nko mu rwego rwo kwirwanaho babeshya, ariko Uwiteka ntiyatuma batinda muri icyo kinyoma, ahubwo Uwiteka abatabara hakiri kare. Aho kugira ngo bapfe, Aburamu we yari yatekereje ati nibashake bamutwa umudamu, ariko bahita batwica, wenda nyuma Imana izabica izindi nzira. Imana iramutabara, ituma muri Egiputa batamutwara nk'umudamu, ahubwo barongera baramuremera, bamwongera ubundi butunzi, banamwohereza akomeza ahandi. Ni byinshi dushobora kugira, ariko icyo nashaka kuvugaho nk'iki ngiki bakoze cyo kwicira inzira no kubeshya no kugira, nagira ngo nkubwire mwene data we turi kumwe muri uyu mugoroba, wowe turi kumwe kuri uru rubuga, wowe urimo ukurikira ubutumwa, nagira ngo nkubwire ngo Imana ikurinde kujya wicira inzira. Ibyo Imana yakuvuzeho ishoboye no kubisohoza. Ibyo Imana yavuzeho nubwo ureba ukabona ntaho byanyura, ariko Imana ishoboye no kubisohoza. Wikwicira inzira, wikoresha ikinyoma, wikoresha uburiganya, wishaka gukoresha inzira zawe kugira ngo wirengere, ahubwo yizere, uyiyambaze, uyihamagare, no kubikora izabikora. Haleluya, amen. Aburamu na Sarayi bakomeje gutekereza ibyo Imana yabavuzeho, bakabona kandi imyaka irarushaho kugenda ibajyana, ngo bageze aho bicira inzira. Sarayi ubwe, nubwo mu buryo busanzwe bwa psikoloji, ni mu mitekerereze y'abantu, ntabwo byoroshye ko umudamu ashobora gufata umugabo we bwite ngo amushyingire undi muntu, cyangwa amuhe uruhushya rwo kujya kubyara ahandi hantu. Ariko Sarayi, kubera uburyo isezerano ryabagerageje, kubera uburyo bategereje, yageze aho abwira umugabo ati wasanga ibyo Imana yavuze, kuko yabonaga we imyaka yararenze,
yararenze, abona menopause yararenze, abona igihe cyo kubyara mu buryo busanzwe buzwi buriho abona ntabwo kigishoboka. Aramubwira ati wasanga ibyo Imana yaravuze bizaca ku muja wanjye. Aterura umuja amubwira ati genda umubyarire, uyu nguyu azabyara ku bibero byanjye, umwana uzahavuka nawe azaba ari uwanjye, basi ubwo nabwo tuzaba tubonye uburyo. Nabwo biba ikindi kintu cyo kwicira inzira. Imana ikurinde kwicira inzira, Imana indinde kwicira inzira. Umwuka wera adushoboze guhagarara mu gukiranuka, adushoboze mu guhagarara tudakebakebye, tudaciye ku ruhande, kubera ko ni Imana ibyo yavuze no kubisohoza izabisohoza. Haleluya. Hari igihe ubitekereza ukavuga ngo wenda ibyo iyo utangiye kugeragezwa nabyo ukavuga ngo wenda ni uko byavuzwe n'abahanuzi, bashobora kuba bari bavangiwe, ariko n'ibyo Imana ivuga mu ijambo ryayo iri ritavangiye no kubisohoza izabisohoza. Kandi ibyo imvugaho mu ijambo ryayo ni byinshi byiza, huzuyemo amasezerano meza y'ibyiza. Njya nkunda mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 mu bice 28, ntabwo tugiye kuhasoma, ariko na nyuma reka mbibahe nk'umukoro, na nyuma y'aha ngaha ufata akanya uhasome. Ni igice nkunda, igice cya 28 cyo gutegeka kwa 2 kivuga ngo niwumvira Uwiteka ugakurikiza amategeko yayo, ngo iyi migisha ikurikira izakuzaho. Kuva ku murongo wa 1 kugeza ku 14 bavuga urutonde rw'imigisha myiza izakuza. Kavuga ngo uzaba mu b'imbere ntuzaba mu b'inyuma, ngo uzaba umutwe ntuzaba umurizo, ngo uzaguriza amahanga ntuzayaguzaho, abantu bazagutera baturutse mu nzira imwe batatanire mu nzira ndwi. Ibintu bitandukanye by'insinzi byiza biryoshye biri muri bya bindi twifuza, Imana yarabidusezeranyije mu ijambo ryayo. No muri Zaburi ya mbere yaravuze ngo umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ngo ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ngo ntiyicane n'abakobanyi, ngo uwo nguwo ahubwo akibwira amategeko y'Uwiteka akayatekereza ku manywa na nijoro, ngo azaba nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo cyera imbuto mu gihe cyacyo, ngo n'iyo umwaka wacanyiwemo n'amapfa ntabwo kiwumva. Ahubwo Imana idusezeranya ko nituyikurikira tukayubaha tukayumvira tukayikomezaho idusezeranya ibyiza. Nyamara ibihe turimo, kuko turi mu isi yamanukiwe na Satani, kuko turi mu isi tutaragera mu ijuru, ibihe turimo bijya bitujegeza, gutegereza ibyo Imana yavuze tukabona biratugoye kubyibonaho, kubibona mu buzima bwacu ahubwo tukabona le contraire, tukabona ibitandukanye nabyo. Ariko dutegereza Imana dukiranuka, twe kwicira inzira. Imana yabivuze no kubikora izabikora. Amen. Wicira Imana inzira, ukora icyo ufite gukora, ariko ugikore igikwiriye, ukora igikwiriye icyo umutima wawe ukubwira. Nakunze ijambo ry'Imana riravuga ngo n'abapfuye bataramenya Yesu, n'abapfuye bataramenya ubutumwa bwiza, n'abapfuye batarasoma ijambo ry'Imana, ngo Imana mu mutima wabo yashyizemo ijwi ribashoboza kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza, kandi iryo ngiryo ryo rizakoreshwa mu kubacira urubanza. Nawe nubwo ijwi ry'Imana ritaza mu gutwi umunsi ku wundi ngo rikubwire ngo nyura hakora ikigira gutya, ariko umutimanama w'Imana yagushyizemo ubasha kukubwira ngo iki ntabwo gikwiriye, iki ntabwo ari cyiza. Ntiwicire inzira, ntuce mu bidakwiriye, ntuzirwanirire, ahubwo uhanga amaso Uwiteka. Haleluya. Ari indirimbo nkunda ya korali imwe y'inaha, korali y'ahantu yitwa Silowamu, iravuga ngo sinzirwanirira, igira inyikirizo ivuga ngo sinzirwanirira, ngo ahubwo nzareka Yesu aba ari we undwanirira. Rwose nawe ndakwinginze ngo ugambire kutazirwanirira. Haleluya. We turi kumwe muri uyu mugoroba, ntabwo nzi icyo urindiriyeho Uwiteka, icyo umutegerejeho wumva cyatuma umutima wawe wishima. Gishobora kuba ari urubyaro nk'uko kwa Aburahamu byari bimeze, ariko ntumere nka Sarayi ngo urebe imyaka ngo urebe ko ikujyanye.
ahubwo utumbire Uwiteka. Icyiza cy'uyu munsi abatubanjirije abangaba banditswe mu byanditswe, abandi uwandikiye Abaheburayo niko yavuze ngo ubwo tugoswe n'igicu cyangwa igicucu cy'abahamya bangana gutyo, ni benshi abahamya b'iby'Imana ikora, ibyo tumaze kubona ubuhamya tuzi byanditswe mu ijambo ry'Imana ni benshi. Kwa Basarayi bo ntabwo bari bazi, ngira ngo bari batarabona umuntu wabyaye yararenze igihe cyo gucura, ariko twebwe turamuzi, tubafitemo urugero. Dufite urugero nk'uru rwa Sarayi, dufite n'abandi iby'Imana ikora bitandukanye rwose n'ibyo dusanzwe tubuzi, bitandukanye n'ibyo n'ubumenyi bwa siyanse bwanditswe mu bitabo bwigwa mu myaka myinshi, bitandukanye n'ibyavuzwe nabwo, bitandukanye kuko Imana ishobora byose. Ushobora kuba ubitegereje mu butunzi ukabona buratinze, ariko nagira ngo nkwibutse ko isi n'ibiyuzuye ni ibyayo, kandi kugira ngo igutabare ntabwo bisabye kuba ufite bene wanyu bakomeye, ntabwo bisabye ko uba warasigiye umurage ukomeye, ntabwo bisabye. Imana aho yakora hakakuremera umutima ishimwe, ni ijambo ryayo ivuga rimwe gusa, byose bigahindukira bikayumvira. Ushobora kuba ari agakiza utegereje mu bawe, ukaba warabasengeye ukabona biratinze, bashobora kuba urubyaro rwawe wibyari, bashobora kuba ari abavandimwe, bashobora kuba ari umuryango mugari, bakaba ari abantu bakuri ku mutima, ukaba warasenze usaba Imana agakiza kabo, ariko ukabona bitaza. Wicika intege, ahubwo wishaka no gutekereza ko wakoresha amayeri ngo bahende ubwenge, ngo ushyiremo n'ubwesiko rugira ibyo ubizeza kugira ngo baze mu nzu y'Imana. Oya, babwiriza ijambo ry'Imana ritavangiye, ubasengere, ubundi utegereze Uwiteka. Ni Imana ishobora byose. Ushobora kuba ikibazo cy'indwara, ndimo ndagerageza kuvuga ibitandukanye wategerezamo Uwiteka. Ushobora kuba ikibazo cy'indwara cyangwa ubumuga, ukageraho ukaba wariyakiriye. Nakunze uriya murwayi wari umaze imyaka 38 ku kidendezi hariya marayika yajyaga amanukamo ngo agahinduriza amazi. Yaharyamye imyaka myinshi, ariko arindiriye gusa ko yazabona opportunity yo gusimbukiramo. Ntabwo yageze aho ngo yivumbure, ntabwo yageze aho ngo arambirwe ngo agende, nubwo hazaga buri gihe abantu amakuru yarazwi, uwabaga afite akarwara gatoya yamenyaga ko hari igihe marayika ari buze, bakaza bakiri hafi, ufite imbaraga akabasimbukiyemo, undi ufite umunagamo akamunagamo, nuko wa wundi uharyamye wikurura ngo ategereza imyaka myinshi, ariko yategereje. Icyo namukundiye, yategereje hafi y'Uwiteka, yategereje aho Imana ibikorera, yategereje. Imyaka ntiyayibara ngo agere aho arambirwe, yivumbure agende. Nawe tegereza, kandi utegereze imbere y'Imana. Imana izabikora. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Aburahamu yizeye Imana. Mu bice 15 ku murongo wa 6 wo mu Itangiriro bavuga ngo Aburahamu yizeye Imana ngo bimuhaniza no gukiranuka. Uburyo yizeye Imana akava iwabo akayikurikira, itamubwiye ngo genda hanaha ushinge, avuga ngo ngwino gusa ngo nzakwereka, ngo tujye mu gihugu nzakwereka. Aragenda akurikira, yumviye Imana imujyana aho atazi, yumviye Imana aremera aragenda, yumviye Imana yubakira igicaniro aho yageraga aruhukiye hose. Ikintu cya mbere yabanzaga gukora ni ukuyubakira igicaniro, akayitambira igitambo. Kuba atarabonaga urubyaro yamusezeranyije ntabwo byigeze bimubera ikigusha ngo bitume yumva Imana yayivaho. Iyo yabaga yacogoye, yumva mu mutima we byanamutse, yajyaga ajya imbere y'Imana, yasenga Imana ikamubwira ngo sohoka, ngo jya hanze, usohoke mu ihema ryawe urebe mu kirere, ikamwereka ari nijoro, ikavuga ngo gerageza uvuze uriya nyenyeri. Yabigerageza akavuga ati ntabwo nabishobora. Cyangwa se uwakujyana ku nkombe y'inyanja aho ukabara umusenyi uhari, ibyo aravuga ati namubwira ngo urubyaro rwawe ruzangana na ziriya nyenyeri, ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja, ruzaba infini. Umusaza utangiye kugera mu zabukuru, utangiye kuba umukambwe atarabona umwana. Haleluya. Ibyo utabona nagira ngo ubwire mwene data nawe ngo birahari, kandi yabivuze irabishoboye. Ibyo udafite inzira, ibyo ubona logique ikwereka ko bidashoboka,
imana irahari kandi yibifitiye inzira kandi izabisohoza. Komeza uyizere. Haleluya. Nakunze cyane hari ahantu imana yaje iramubwira ngo noneho imuhindurira izina. Azongera ko Aburahamu ntabwo ryari izina rwose ribi, ryabaga rivuga umubyeyi ushyizwe hejuru cyangwa umupapa ushyizwe hejuru, ariko imana iramubwira ngo uzitwa Aburahamu kuko nkugize sekuruza w'amahanga. Yari yarabimubwiye mbere akitwa Aburahamu, ariko ubona ntabwo arimo abyumva neza. Yamubwira ngo uhereye ubu uzajya witwa Aburahamu. Kandi kuva ako kanya ibivuze, nusoma ijambo ry'Imana naratangaye, nashatse nyuma yaho ngo ndebe niba hari ahantu baba barongeye gukoresha izina Aburahamu. Nyuma yaho byahise bikomeza ngo ni Aburahamu. Imana ikivuze igihagarara. Na Sara ivuze ngo Imana yabwiye Aburahamu ngo ubuhe akanya Sara ntuzongeye kumwita Sara, ntuzongeye kumwita Sarai, ahubwo ujye umwita Sara kubera ko azaba nyirakuruza w'amahanga. Guhera uwo munsi Aburahamu na Sara, ibya Sarai na Aburahamu birangirira aho ngaho, kandi umwana yari ataraboneka. Ariko batangira kugenda, batangira nabyo kubitana kuko n'Imana yari yabahaye, n'Imana yari yabibategetse. Aburahamu yahamagara agahamagara Sara, ntiyongera guhamagara Sarai. Na Sarai ntabwo na Sara ntabwo yari, nubwo ijambo ry'Imana twereka ko atajyaga amuvuga mu izina, ariko nawe izina ryahise rihinduka Sara na Aburahamu. Haleluya. Amen. Kuko Imana yahinduye. Ibyo twasomye nzi ko ndi bumare iminota itari myinshi, ariko ndabona itangiye kuba myinshi. Ibyo twasomye mu gitabo cya kabiri cy'Abami mu bice byaho bitatu. Ni ku muhanuzi witwa Elisa. Yaragiye guhanuzwaho n'abami batatu bari bahuje inama. Umwami w'Abayuda witwa Yehoshafati, n'umwami wa Israeli witwaga Yehoramu umuhungu wa Ahabu, ndetse n'umwami wa Edomu, batatubwira izina. Ngo bari bahuje inama ngo bajye gutera, ngira ngo ni Abamowabu. Hanyuma ariko bagiye mu nzira bavuze bahuriramo, bagenda mu butayu iminsi 7, babona bagiye kuhapfira babuze amazi. Batekereza guhamagara Uwiteka. Yehoshafati aravuga ati mudushake bamenye hafi aha ngaha tumushake, tumubwira tubarize Imana. Bajya kureba Elisa niho bahuye nabo, kuko buriya bwami bwa Israeli bucikamo kabiri, ubw'Isamariya bwa Israeli n'ubw'Ubuyuda. Mu Bayuda bakomeje bizera Imana, ariko mu Bisiraheli Samariya ntibakomeza bizera Imana cyane, ahubwo bimika ibigirwamana. Ku buryo Elisa abonye umwami wa Israeli aravuze ati wowe nta n'icyo twakabaye tuvugana, sinakabaye ngira, wakabaye ujya mu bigirwamana by'iwanyu mwimitse. Ariko kuko ngiriye Yehoshafati w'Umuyuda, basireka asaba inanga, aracuranga, arasenga. Asenze niho ubuhanuzi bwasohotse buriya twasomye avuga ngo ntimuza kumva umuyaga, ntabwo muza kumva imvura, ngo ariko Imana irahuzuza, ngo iki kibaya izacyuzuza amazi, ngo mwebwe ubwanyu n'ingabo n'amatungo mufite, rwo ni ukuvuga amafarashi ayo bakoreshaga mu ntambara, ngo mwese muzanywa muhage. Kandi ko twasomye ngo mu rukerera kuko bagiye babona ikibaya cyuzuyemo amazi baranywa. Imana hari igihe ibintu itabinyuza mu nzira zisanzwe. Ariko nakunze ikintu kimwe nshaka ko tuvugaho, kandi ndabihuza n'iriya nkuru twabanje, uko numva umwuka anyobora. Ikintu nakunze umuhanuzi yahise ababwira, iki kibaya turimo ni mu kwizemo impavu. Aha turimo abantu bazi Ikinyarwanda, ni nk'ukuvuga ngo bagicemo imiferege, bagicemo nk'ibyo inaha twita amaterasi, bagicemo ahantu amazi ashobora kuza akareka, ngo nibagikwizemo impavu
kubera ko nubwo batibone mu kirere ibintu bihindutse ariko we mu mwuka yari yabibonye yuko imana iri bwohereza amazi. Bumvira ubuhanuzi ikibaya bagikwizamo impavu kuko iyo babikora amazi yashoboraga kuza ariko agatemba akikomereza, bajya gushiduka bagasanga amazi yigendeye kubera ko ntaho bateguye amazi ari bufate. Mwene data turi kumwe muri uyu mwanya turimo kuganira ijambo ry'Imana, nifuzaga yuko umwuka w'Imana yagushoboza ukamenya nawe uruhavu cyangwa rwaba uruhavu rumwe zaba impavu zitandukanye ukwiye guca mu buzima bwawe, za mpavu Uwiteka ziri butume ubasha gufata umugisha Uwiteka ari buyobore iwawe. Kuki uri musengera muri iyi minsi, ku kintu urimo usaba Imana ngo isubize muri ibi bihe, umwuka w'Imana kuyobore umenye uruhavu ukwiye guca. Ushobora kuba urimo usengera akazi uri mu bushomeri, uruhavu rukaba wenda ari agatraining runaka, ari umwuga runaka uri bugenda ukicara bakawukwigisha, wamara kumenya neza igicaho Imana ugasorera aho ngaho ugafatwa muri urwo ruhavu rwa training wakoze, rw'ayo mahugurwa wakoze, rw'uwo mwuga wimenyereje, hanyuma umugisha w'Imana ukaza ugafatamo aho ngaho. Kwa Buramu na Sarayi, Imana imaze kubategeka guhindura amazina, batangiye guhamagarana nyirakuruza w'amahanga. Nubwo bari ingumba, utekereza umukecuru ugeze mu myaka 90 ariko ugatinyuka ukamuhamagara ngo nyirakuruza w'amahanga. Umusaza uri mu myaka 100 ugatinyuka ukamuhamagara sekuruza w'amahanga. Kuko na nyuma y'uko abyara Ismaili kwa Hagari, Imana yakomezaga imubwira, yambwira ngo ntago umwana nakubwiye ari umwana w'umushugurikano ku ruhande, umwana nzaguheraho umugisha ntago ari uzabyarana n'umuja wawe, ni umwana uzabyarana na Sara umugore wawe. Haleluya. Iby'Imana yavuze ntago bizaba ari ishimwe risobanutse, ntago bizaba ari ibintu byo gupfundikanya. Bene bya bintu ushobora kuvuga ngo twabonye tugeze ahantu tubura uko tubigenza hanyuma tubikora gutya. Oya, ntabwo ari uko bizagenda. Imana ifite inzira izabicamo. Uruhavu basabwaga ni ukumvira Imana bagahamagarana ayo mazina bitajyanye n'ibyo bareba. Bahamagarana nyirakuruza w'amahanga nubwo bari bakiri mu bugumba, kandi babimazemo igihe kitari gitoya. Abo hamagarana sekuruza w'amahanga nubwo bari bakiri mu bugumba. Nawe Uwiteka gushoboze amenye uruhavu ushobora kugira. Ushobora kuba ari uguhindura izina. Mu bihe bishize izina ni ikintu gikomeye. Nabonye kuri uru rubuga tuhahurira turi mu bice bitandukanye by'isi, abadaheruka inaha mu Rwanda, ya mazina y'amagenurano, ya mazina ameze ukuntu. Hari izina uyu munsi udashobora kujya mu buyobozi ngo wandikishe umwana uvuge ngo namwise ngo namwise izina runaka. Hari igihe ubivuga abayobozi ntibakwemerere kuryandika kubera yuko ari izina ry'igenurano, kandi koko abenshi bafite bene mu mazina y'amagenurano, amazina ajyanye na situwasiyo y'ababyeyi barimo banyuramo ibabaje imitima yabo. Inaha abayobozi ntabwo bakemera kuyandika. Imana ibaho umugisha abayobozi bo mu irangamimerere. Hari igihe wumvaga izina runaka umuntu afite nawe rikamutera ipfunwe. Hari n'abo tuzi, hari abo nuko ntashaka kugira uwo mvuga, ariko hari abo nzi uvuga izina rye rikamutera ipfunwe. Nawe wenda ushobora kuba watangira ukabikora nk'uko Aburamu na Sarayi byagenze, ugatangira nawe ukakivuga. Ushobora kuba ari iryawe ryanditse mu irangamimerere ariko wumva ritarimo rijyana n'umugambi wumva Imana igufiteho, wumva ritarimo rijyana n'icyerekezo Imana igufiteho, wumva ritarimo rijyana umutima wawe utarimo kwakira. Nawe wemerewe gutangira ukarihindura. Mu minsi ishize inaha mu Rwanda hari amatorero yaje atangira kujya ahindura iki kintu, atangira kujya ahindura amazina y'ahantu. Abantu bamwe bakabifata nk'ibikino, abandi bakabifata ariko buriya izina
ifite ikintu gikomeye. hari abaje bakavuga ngo Nyamirambo barahahindura bahita Nyabugingo, ni amatorero amwe mashyashya. abandi hari abasengeraga ahantu mu Gatsata hitwa Kanyinyumba, bakavuga ati hahoze hitwa Kanyinyumba ariko uyu munsi ni muri Muvuduko. hari abandi bajyaga bavuga ngo urusengero rwabo rwari Remera hafi mu Migina, bakavuga ngo hahoze hitwa mu Migina. Mu Migina hari hazwi ku buraya cyane, ariko uyu munsi hitwa mu Migisha kuko hajyanywe ubutumwa bwiza. iyi exercise yo guhindura izina ntukabisuzugure kubera ko harimo ikintu gikomeye. ngira ngo hari igihe n'abadayimoni nabo bafatiraho kuri bene ayo mazina adasobanutse, kandi Bibiliya itwereka ingero nyinshi. naratangaye Dawidi ajya kurwana na Goliyati. Goliyati nubwo yakarebaga akabona agasuzuguye, Goliyati akaruta cyane mu bujeya, akarusha experience y'intambara, ariko ahaguruka yarabanje ngo agatuka ku mana z'iwabo, kugira ngo abone uko agashobora. ariko nako umwuka w'Imana aragahishurira, ndavuga ga Dawidi ko kari akana gatoya, muvuga gutyo ko ari akana gatoya, niko Bibiliya itubwira. ngo nawe aravuga ngo ntabwo nguteye ku bwanjye, ngo ahubwo nguteye mu izina ry'Imana ishobora byose, ngo Imana ya Isiraheli yo wasuzuguye. Haleluya, amen. hari igihe iby'amazina nuko tugaragara ba Daniyeli na Meshake na Bedenego i Babuloni, kugira ngo babashobore babavanye ku mazina y'iwabo babita amazina ahura n'ibigirwamana. na Yosefu agiye muri Egiputa nawe bamuhinduye izina kugira ngo babashe hari ukuntu izina ribamo ibintu bikomeye. ushobora kuba iryo ufite ari iryawe ryo mu irangamere, ushobora kuba ari irihimbano witwa, ushobora kuba ari iryo wiswe n'ibihe urimo kunyuramo, ariko wemerewe ko warihindura imbere y'Imana, ndetse byanagushobokera ukabinyuza mu nzira zisanzwe zemewe n'amategeko. Aburamu na Sarayi bahinduye amazina yabo, Imana ibahinduriye kandi babyakiriye babyemeye, nibwo igitangaza bategereje imyaka myinshi cyasohoye. kirasohora, baratwita, barabyara. umukecuru w'imyaka 90 atwita umwana kandi abyara neza. Bibiliya nta nubwo itubwira ko hari sezariyene yahabaye. Haleluya, Imana ijya guhindura amateka ya Yakobo igihe akirana na marayika batandukanye mwise Isiraheli, guhindura amazina. muzasome mwitangirira ibice 35 umurongo wa 18, witwa Rasheli mu badamu ba Isiraheli ba Yakobo, ajya gupfa yaguye ku nda arimo abyara, abona ukuntu yarushye. Bibiliya tuvuga ngo mu gihe cyo kubyara yararushye cyane, arababara, abona ko ari mu marembera, umwana akimushyitsa hasi ahumeka umwuka wa nyuma, ngo ahita amwita Benoni, ngo rivuga ngo ni umwana w'imibabaro yanjye. ni nko kumwita miruho, ni nko kumwita agahinda kubera ko amubyariye mu mibabaro. muri Bibiliya yera aho ngaho nuhasoma itangiye 35 ku murongo wa 18, avuga ngo mu ipfa rye amwita Benoni. hasi kuri paje hasi handitseho igisobanuro cya Benoni. hanyuma ngo ariko Yakobo we kuko azi agaciro k'izina iyo waryakiriye, Yakobo we ngo ahita bisamira hejuru avuga ati no iryo ntabwo ndi byandika, ngo ahita amwita Benjamin. bivuga ngo ni umwana w'ukuboko kwanjye kw'iburyo, ni umwana w'imbaraga zanjye. yanga kumwita umwana w'imibabaro kubera yuko izina hari igihe rikurikirana. no mu Kinyarwanda baravuga ngo so nta kwanga akwita nabi. Bibiliya itubwira kuwitwa Yabesi nawe ngo yiswe Yabesi kubera ko yavukiye mu miruho, ariko ijambo ry'Imana rikatubwira ngo byamusabye gusenga cyane, ngo arasenga cyane asaba Imana ngo imuhindurire, imwagurire imbago. nibwo Imana yabihinduye, ko byasabye ko bigerekaho amasengesho kubera ko iryo zina rya circonstance yari yakuriyemo ntabwo ryageze. Bibiliya yuzuyemo abantu batandukanye bagiye bahindura amazina. na Simoni yiswe Petero kubera ibyo Imana yashakaga
iby'Imana yashakaga kumukoraho. Yavuga ko imugize urutare kandi kuri urwo rutare ikazubakaho itorero ryayo. nagira ngo nawe utangire ujye wiyaturaho ibyiza, we kuvuga kuri magorwa, we kuvuga ko ari ubereye ibibi, we kuvuga ko ahubwo utangire wivugeho ibyiza, utangire uhindure, utangire uvuge muri situwasiyo yawe nk'uko Sara yaretse kwitwa Sarayi akaba Sara. Nawe ibihe urimo, nubwo niba uri umushomeri utangire wivuge ko uri umuyobozi, utangire wivuge ko uri umukozi, utangire wivugemo kuri bose, utangire, kuko Imana ibyo idusezeranya ni ibyiza. Yaravuze ngo uzaba umutwe ntabwo uzaba umurizo, uzaguza amahanga ntabwo uzayaguzaho. Kandi yavuga ngo tugaragara nk'abakennye ngo nyamara dutungishije benshi. Haleluya. Bitangire uko Imana ikubona, bari kutangira ubyatuza akanwa kawe, ubyature uri iwawe, ubyature uri wenyine, ubyature imbere y'Imana. Uzatangira kubona Imana ikora mu buzima bwawe, nk'uko Elisa yabwiye aba bami bari baje kumuhanuzaho, avuga ngo ntabwo muri buze kumva imvura, ntabwo muri bubone umuyaga. ngo ariko icyo mbabwira, mwebwe nimukora impavu, nimushukura impavu, hanyuma ngo Uwiteka iki kibaya azacyuzuza amazi, mwebwe ubwanyu n'amatungo n'ingabo zanyu muzanywa mushira inyota. Nawe Uwiteka kuyobore ku ruhavu ukwiye gucukura mu buzima bwawe. Ushobora kuba ari disipurine ukeneye kwiha muri uyu mwaka. Akenshi abantu mu ntangiriro z'umwaka hari igihe bavuga bati ibi bintu bimaze igihe binanira ariko nkeneye kubikoraho. Ukabona utangiye kwivuza impyiko, nyamara bakubwira ngo uramutse wihaye gahunda yo kunywa amazi mu buryo buhoraho waba muzima ukagira ubuzima bwiza. Ukabona utangiye kurwara imitsi, nyamara wenda washoboraga kugenda n'amaguru ahantu runaka, imitsi yawe ikarambuka. Ukabona usigaye ufashwa n'ijambo uhura naryo ku cyumweru wagiye mu rusengero kandi utunze Bibiliya ndetse ugira umwanya uhagije, ariko kwicara ngo wisomere ukumva iyo disipurine ntabwo wabashije kuyiyubakamo. Ishobora gusanga uruhavu Imana izagutabariramo ariko wimenyereza iyo disipurine runaka, Umwuka Wera arimo kuyoboraho ikintu ukeneye gukora, ubuzima bwawe bugahinduka, ukagira amashimwe aturutse ku Uwiteka. Imana igushoboze, ikwereka uruhavu ukwiye gucukura, ikwereka uruhavu ukwiye gutegura mu buzima bwawe, hanyuma Uwiteka kohereza amazi. Nubwo byaba bitari buce mu bintu bisanzwe tumenyereye, ngo tubone ikirere gikubye, tubone umuyaga uhuje, tubone imvura ikubye, tubone imvura igwa. Ikiriho kizwi nuko Imana yagambiriye kutugirira neza kandi izabikora, kuko ni Imana yo kwizerwa. Ntabwo yavuze ngo uzaba umutwe hanyuma ngo ubuzima bwawe kandi uyizera buguhindura umurizo nawe ubyakire. Bishobora kuba vuba cyangwa bigatinda, ariko ukomeze wizeye Imana ishobora byose. Itanga urubyaro mu zabukuru, ibasha gukemura n'ibyawe runaka uzi. Ubumuga wavukanye ubasha kubukira ukuze. Indwara ufite kwa muganga bavuga ko ari akarande, ubasha kuyikira kubera ko ni Imana ishobora byose. Turi imbere y'Imana ishobora byose. Ntabwo ubushobozi bwayo bugarukira kuri medicine, ubuganga, ubuvuzi, aho bugarukira ku byo siyansi yabashije kuvumbura kugeza uyu munsi. Kubera ko iyo ifite aho igarukira, hari ibyo bavuga bakavuga ngo ibi ngibi ntabwo bibaho, ngo ibi ntabwo bikira. Iyo ufite kondisiyo runaka, iyo urwaye iki runaka, ni ukwibanira nacyo. Ariko turi imbere y'Imana ishobora byose. We tangira watuza akanwa kawe intsinzi, hanyuma Imana izabisohoza, kubera ko ni Imana yo kwizerwa. Imana ibaha umugisha bene data. Imana yahinduriye ubuzima Sarayi na Aburahamu, ikaza kubahindura basekuru b'amahanga, kuko n'uyu munsi Aburahamu ni sekuruza w'abizera bose. Abamukomotseho sinzi ko wabasha kubabara kugeza uyu munsi. Abamukomotseho mu kwizera byaba no na biyologikoma, bose bamaze kuba umubare munini cyane. Imana yabivuze ni Imana yo kwizerwa, no kubisohoza izabisohoza. Ni ibyawe nabyo witegereze wizeye. Nta muntu Imana idashoboye, nta kintu Imana idashoboye, nta hantu Imana idashoboye, uko ibera hose icyarimwe. Ikaduha n'ubushobozi bwo kuvumbura tekinoloji ituma tubasha gusengana turi ku migabane itandukanye y'isi nk'uko turimo tuvugana ubu ngubu. Niko Imana ibasha no kugera aho
ibiganza byawe bitagera, ibasha kugera aho amaguru yawe atagera, ibasha kugera n'aho ubwonko bwawe butabasha kugera mu bitekerezo, kuko ari Imana ishobora byose. Icyo tuzi ni kimwe, ni uko idukunda kandi igambiriye kutugirira neza. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Umwuka wera akuyobore mu ruhavu ukeneye gucukura muri iyi ntangiriro y'umwaka. Mu buzima bwawe ni uruhe ruhavu ukwiye kugira? Ni irihe zina rikwiye guhinduka? Ni ikihe ikintu ukwiye guhindura mu byo ukora, hanyuma n'Imana nayo igakora ibyayo, hanyuma byose bikarangiza ku mashimwe tuyishima ku bw'ibyo yakoze. Umwuka wera akuyobore kuri icyo, nk'uko nanjye nsaba ngo umwuka wera anyobore ku byanjye ku ruhande rwanjye. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Uwiteka Mana igira neza kandi ikiranuka, uri umwami w'abami, uri Imana y'urukundo. Ndagushimira uyu mwanya wampanye na bene data bari hirya no hino, tuhuye muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga, ariko tugushimira kubera hose icyarimwe. Iyo ni imwe muri karite zawe, ubera hose icyarimwe, kandi n'iyo twavugira rimwe wowe wumva buri muntu, ndetse nta n'ubwo twitiranya. Uzi amazina yacu, uzi ibyo tunyuramo, uzi ibyo dusengera, uzi ibyo tugutegerejeho. Data wa twese uri mu ijuru, uzi ibyanyura imitima yacu ikuzura amashimwe n'indirimbo zo kuguhimbaza. Ndakwingize Mwami ngo icyo dusabwa gukora, Mwuka wera tuyobore, ayobore njyewe, ayobore mwene data turi kumwe, ayobore umugabo n'umugore, ayobore umukobwa n'umusore, ukurikira ijambo wese. Umwuka wera uyobore ku cyo afite gukora, icyagereranwa n'uru ruhavu basabwaga gucukura mu kibaya kugira ngo amazi aze kubamo, icyagereranwa n'izina rigomba guhinduka. Data wa twese uri mu ijuru, ndakwingize ngo utuyobore icyo dufite gukora, kugira ngo nawe ukore icyo wagambiriye gukora, ngo ureme amashimwe mu mitima yacu. Ubwoko bwawe dukomeze tuguhimbaze. Urakoze Uwiteka Mana, bivuze muri bike, ariko ndasabye ngo Mwuka wera uzi buri muntu akomeze aganirize buri mutima, maze Uwiteka Mana, nk'uko turi mu ntangiriro, uko umwaka ugenda wigira imbere, uko tuva ku munsi umwe tujya ku wundi, icyumweru ku kindi, ukwezi ku kundi, tugende nabwo twiyungura kurushaho kumenya Imana, tugende twiyungura kurushaho gusabana n'Imana, tugende twiyungura kurushaho gukora uzi Imana ishaka. Urakoze Mana yacu, umugisha bene data turi kumwe, kandi Data wa twese uri mu ijuru, abitanze ngo ubu buryo buboneke, abitanze mu gutegura iyi gahunda, Mana yacu umugisha ubane nabo. Urakoze kumva gusenga kwacu, urakoze kuri kumwe natwe, tubisabye twizeye izina rya Yesu, amen. Amen, amen, amen. Ese umushumba ntitwamusabira umugisha? Dukureho rwose muri mute, dusabire umugisha umushumba wacu, kandi Imana imuhe umugisha mwinshi pe, umugisha mwinshi. Atuganira urafasha Imana iduhe kwirwanirira, Imana iduhe gutegereza Imana, kandi Imana iduhindurira amazina tujya twiyise byose ibyo twiyise bitari byiza bituveho mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, amen. Imana iduhe umugisha rwose umushinga wacu, amen. amen. Umushumba wacu Imana ibahe umugisha mwinshi, mutuganirije amagambo meza rwose. n'Imana ibayoboye mu ntangiriro z'umwaka, nk'uko Aburahamu yatangiye urugendo, natwe nyine haba hari amasezerano menshi abantu bibitseho, hari ibintu byinshi abantu babwiwe n'Imana, ariko intambara nyine hagati aho ngaho ntizibura, kandi abantu bashobora kugamburuza. Imana yari ibizi ko dukwiye kumva aya magambo, dukwiye kumva aya magambo, tukumva ko tutagomba kwiyaturiraho amazina mabi, ngo umuntu yiyaturiraho ko ari umukene, umuntu yiyaturireho ko ari ingorwa, umuntu yiyaturireho ko hari amagambo menshi tujya twiyaturiraho dukina, ariko ngo akavuga ngo narabyemeye, turabyanze bya bindi twaheraga bitari byiza, turabyanze. Oya, turi abakozi mu izina rya Yesu,
kandi imana umugisha rwose turi abanyamugisha uwiyaturiraho ko ahora akodesha oya ubu noneho niwe nyir'inzu imana izamuha inzu rwose twiyaturireho amagambo haleluya amen rero aduha umugisha mwinshi cyane aduha n'umugisha n'umushumba kandi imana imugisha pe aya magambo mureke tuyagira akabando twitwaza muri uru rugendo rw'uyu mwaka mu masezerano imana yaguhaye mu masezerano imana yampaye mu by'imana yakubwiye mu by'imana yambwiye buri muntu wese hano afite ibyo nk'uko umushumba yatubwiye ubwo rero aho uzagera ukumva ugiye gucika intege ntuzagwe mu cyaha cyo kwicira inzira ntuzagwe mu cyaha cyo kubeshya ahubwo uzashikame ku mana imana yacu ntibeshya imana yacu ihora ari imana kandi ibyo isezeranije irabisohoza twebwe bihore positive imana imuduhera umugisha reka mama Rachel nizere ko connection yawe noneho irimo kugenda neza sinzi niba mama Pasiteri Aline noneho yabonetse yari ari mu kazi akigera mu kazi adashobora kuvuga sinzi ubu ngubu niba ashobora kuvuga amen Yesu ashimwe ahantu urabasha gusenga se cyangwa ntabwo bishoboka nta kibazo reka nasenga nta kibazo sawa rero ngaho aturaho umugisha umushumba wacu nawe rwose twigishije amagambo meza natwe twese ku bw'ibyo byose tumaze kumva dusenge uwiteka Mana turagushimye turaguhimbaje Mana kuko uri Imana ikomeye uri Imana yera ijambo ryawe ni ukuri ntabwo ujya wemera kurituma ngo rigaruke ridakoze icyo waritumye mwami Imana reka dusabire umugaragu wawe umugisha wo kuzakubona reka mwami Imana ndabizi neza ko wamuhamagaye kandi mwami yaritabye yemera kukubera igikoresho reka amavuta ntakame mwami Imana yacu kugeza ubwo uzaza reka mwami ukomeze umwuzurize mwami uwiteka kuko mwami abakozi mwami bakeneye amavuta mu gihe giheruka isi mwami amavuta reka natwe twese twumvireho kugira ngo ijambo ryawe ribe muri twebwe rigwiriye nk'uko mwami wabanye na Aburahamu niko uzabana natwe ntabwo uzadusiga ntuzaduhana ariko mwami ntabwo twabyishoboza turasaba imbaraga zawe turasaba amavuta yawe turasaba mwami kugendana nawe mu gihe cyose mwami reka umugaragu wawe ajya kubona mwami Imana ugukeneye agutabaje uri mu ijuru ujye umutabara umubere Imana umubere umurengezi n'umutabazi umurwanirire n'umuryango we n'abana wamuhaye n'umufasha we n'imiryango yose mwami muri itangira ry'umwaka ubaha umugisha ukomeze ubarinde muri 2026 bazabona ukuboko kwawe gukomeye uzabarinde mwami uzabarwanirire ibyifuzo byose byabo uzabisubize mwami iyo umuntu atangiye umwaka agira ibintu byinshi akwereka kugira ngo umwami uzabisohoze uzababere byose uzibuka umurimo mwiza bakoze mu gihe cyari kigoye mwami mu gihe twari dukeneye ubutumwa bwiza nk'ubu kuko waravuze ngo kugira ngo ugaruke ngo ubutumwa bwawe buzagera ku isi hose nibwo imperuka izahita iba mwami yaragukoreye kugira ngo natwe tubashe kumva reka rero umugisha umurwanire mu izina rya Yesu urwanire ubwoko bwawe bwose mwami Imana twese udutere imbaraga udutere intege uduhe kuba mwami muri uyu mwaka twongerera amavuta twese ko turi hano mwami Imana abakozi bawe Imana twateranye umugisha mu Madonna n'abandi bose bitanga kugira ngo umurimo wawe ugende neza twese mwami udufashe udushoboze mu izina rya Yesu Kristo niyo nsenze nizeye amen amen Yesu aduha umugisha abantu mwese mwatwifurije umwaka mwiza abantu mwatwatuyeho amagambo meza ntabwo nagenda mbasha gusoma za message amasaha yagiye kugira ngo ntabatinza ariko zose twazinyujijemo amaso Safari amagambo meza watubwiye hari n'abandi bakoresheje amafone ukabona ni za Samsung ukabona ni harimo amakode ariko amagambo meza abantu bagiye batubwira ba Salomo ba Auguste ba Emile bose mwese twayabonye na mama Mike nabonye yanditse rwose atwifuriza umwaka mwiza n'abandi mwese mwanditse mutwifuriza umwaka mwiza amagambo meza n'abayobowe uko bandika bifuriza umwaka mwiza hari n'abatanditse ariko twese dukomeze twifurizanye ibintu byiza kandi tunasengerane
kandi rwose abashumba bazaha ndabinginze tujye tubasengera pe buriya tujya tugira umuco abakirisito wo kumva ko abashumba batwigishe badusengere ubundi nabo bagende gutyo hano tuzagire diferanse natwe tugire umuco wo kujya twaturaho umugisha abashumba bacu batugendereye abashumba bacu babana natwe bakatwitangira rero Imana twese duhana umugisha ndabona amasaha yagiye ntabwo ushaka kubatinza mureke dusezerane noneho wenda abafite umwanya bakaba baguma hano ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo urukundo rw'Imana gufashwa n'umwuka wera natwe twese amen aho mugende mutukura impapuro mani bagomba kwigisukura rwose mugende ducukura impapuro w'indwara umwaka mushya muhire amen amabrave y'umwaka mushya muhire imanje bizine umwaka mushya amen amen